Yes nojya kwifuriza ibe byiza cyane abakunzi ibariye siporo aho muhera wose mu nce z'igihugu zitandukanye. Ubu tugiye kwinjira muri equipe ya Rayon Sport kabisa, turebera hamwe ibihano bishobora kuza guhabwa umuzamu Hadim Ndiaye kabisa wakoze amakosa ku mukino bakinaga na Polisi. Ibyo murabizi, ahabwa ikarita y'umutuku rwose itari ngombwa ise ihostinga equipe ya Rayon Sport ikayisha muri relegation mbi kabisa, ikayishira ahantu habi cyane, igahita ijya kudefanda. Byo byabaye iminota igera kuri isaga 10 yose Rayon Sport ikina ari abakinyi 10. Ibyo murabizi, ariko bari kutekereza ko uyu muzamu ashaka kumuha ibihano ku makosa yakoze gose kugira ngo niba utaha azihane. Ndakubwira kandi Rayon Sport ingambi igiye gufata nyuma yo kuva muri iki gikombe cy'ubutwari, hari icyo babonye muri uyu mukino bakinye, hari icyo bagomba guhindura. Ujya umuntu agomba kwigira mu makosa yakoze agakosora ibyo yabonye. Ngira ngo nyuma yo gukino nekeza ko hari ibigomba guhinduka bimwe na bimwe, kuko impamvu batsinzwe nyine hari amakosa yabaye. Ibyo byo gose biba bihari, impamvu Rayon Sport yatsinzwe hari amakosa yabaye. Ibyo byose ndaza kubwira uko bimeze muri equipe Rayon Sport. Robertinho nawe umutoza Robertinho yagowe n'abakinyi yabanje mu kibuga gose, wabona ko equipe yabanje mu kibuga itare equipe imeze neza cyane. Ibyo byose ndakubwira Robertinho hari ibyamugoye, hari ibyamugoye muri equipe yabanje mu kibuga, muri line up abakinyi yabanje mu kibuga gose. Ndakubwira ibyamugoye ndetse n'ikintu yabuze kugira ngo abe yabasha gutsinda. Robertinho uko byagenda kose nawe hari ikintu yabuze kugira ngo abe yabasha gutsindwa. Uri tayari kureba video ukayirangiza gose? Reba video uyirangize umenye uko byagenze kuri uyu mukino. Rayon Sport nibyo igiye guhindura muri championnat, igiye gukomeza marato kabisa, ireba ko yatwara igikombe. Iri ku mwanya wa mbere, hari amahirwe ko umuntu uri imbere bujya afite amahirwe yo kuba yatwara n'igikombe. Reka nze tunyure muri equipe de Sport, nize ko mwese mu gihari, nimba ugihari kandi subscribe, ubundi twigire muri equipe ya Rayon Sport kabisa, mubwire idonido muri equipe de Sport ibyo bihano bya Hadim Ndiaye uko biteye. Yes tutarajya kubi ihano by'umuzamu Hadim Ndiaye, kamanze imbabwire icyo Rayon Sport igiye gukurikizaho nyuma yo kuva muri iki gikombe, ndetse n'ibyabafasha kwitwara neza muri championnat, kuba babasha kuguma ku mwanya wa mbere. Urumva ko right nta kintu na kimwe bagomba kwishiramo ko cyabakura mu bitekerezo byo gutwara igikombe cya championnat, kuko bari ku mwanya wa mbere right. Urumva ko bagomba kugomeza kwitwara neza mu gikombe cya championnat, bakareba ko bagomeza kuguma ku mwanya wa mbere. Rayon Sport ubwo gahunda hari nuko gose icyambe nakubwira nuko aba bakinyi bagira kuri batatu Rayon Sport, umunya Cameroon, umunya Asana Innocent ndetse n'umunya Guinea Bissau ndetse n'uyu munya Congo Brazza, bagiye kwa bakwishyurwa amafaranga yabo kugira ngo basinye gose amasezerano, ubundi baze gutanga competition muri equipe Rayon Sport. Ikindi kandi equipe Rayon Sport yamaze kwishyura umutoza Haringingo Francis kugira ngo babashe kuba babafungurira kuba basinyisha abakinyi bamaze gutandukana right. FIFA nta kibazo bafitanye ndetse na Haringingo nta kibazo bafitanye. Urumva ko ni inkuru nziza cyane muri equipe Rayon Sport, ubu gusinyisha baremerewe. Ubwo nibabona igihe barabishyuye abakinyi barahita basinya right, bagomba guhita basinya. Urumva nta bintu bya test bihari, kuko isoko ni gigura nigurisha rigiye gufunga. Ndajya nkubwire ngo equipe Rayon Sport abakinyi barimo uyu mukinyi Sefu gose bamaze gukaraba, bavuze bati aze agera afashe abandi imyitozo. Umukinyi play harimo akantu gake cyane, ariko nawe babonye ko ari umukinyi wo gukina iminota 20 ya nyuma, 15 ya nyuma akaba yasimbura, ariko kubanza mu kibuga byo babonye ko bitazajya birakunda. Ikindi wamenya cyagoye Robertinho, kamanze mbwira Rayon Sport mwe mu gihari mwese mugumye hano. Robertinho yagowe n'ikintu kimwe gusa, gowe nuko nta mwungiza afite. Umwungiza we Serami yagiye iwabo muri Tunisia, akaba yari kuza ku munsi wo ku cyumweru, ariko sinzi ngo birashoboka ko ari utubazo twavutse mu muryango aba agumyeyo gato, ariko araza muri iyi minsi. Kandi uyu mwungiza wa Robertinho bujya amufasha ibintu byinshi cyane. Ikintu amufasha cya mbere nuko nko ku mukino
uriya mutoza azi ibintu byo gutoza cyane, afasha Robertinho kureba abakinnyi bashobora kuba bananiwe, abakinnyi bashobora kuba basimbuzwa bitewe n'umukino bamaze gukina mu gice cya mbere, akabwira Robertinho ati uko mbibonye bigenze gutya, dushobora gukora izi mpinduka tukaba twazana wenda Azizi Basane cyangwa se undi mukinnyi akaba yadufasha. Ngira mu mikino yashize muri Fazare mwabonaga ko nka Adama Bakayoko yakundaga kuzamo mu gice cya kabiri buri gihe, akaza agatsinda nk'igitego cyangwa agatanga pass ivamo igitego. Ngira ngo Adama Bakayoko nibwo aheruka kuba yakina neza yisanzuye igihe yabaga yaje mu kibuga asimbuye ibyo abafana Sport murabizi. Ariko reka tujye ku bihano by'umuzamu Hadim Ndiaye mukande subscribe bafana Sport mbere ko tujya kuri ibi bihano, kandi subscribe ubundi twinjije ku bihano. Nize ko wasoje na gamba makuru ari muri Rayon Sport nyuma yo kumuzamu Hadim Ndiaye akoresheje amakosa gose yashyize Rayon Sport muri relegation mbi cyane, byahise bihostinga gose Rayon Sport yahise ijya kugarira ijya guhama inyuma, kandi Rayon Sport sikisanzwe ikina, Rayon Sport ni equipe ikina ijya imbere. Urumva ko nyine right bagomba kuza kugarira kuko polisi yari muri forume muri iyo minota. Rayon Sport agombaga kugira gute kuguma inyuma ikaba yarinda izamu ryayo, biza no kuyihira. Ariko na penalty byansa, na penalty babonaga ko Robertinho yapanze nabi. Nge narinzi ko fani nganye kubera ukunda penalty, akunda gutera ama penalty neza cyane. Narinzi ko bura nka fani nganye wenda ari kubanza aba defense kurikira, ariko nabwo nyine byaje kwanga. Ariko ngiye ubwire ngo Hadim Ndiaye rwose ibihano atakuko baraza kumukata umushara rwose, nago ndanga baraza kumukata, ariko baraza kumukata amafaranga rwose ngo amenye ko niba utatazongera kugira gute guca mu ikosa rimeze nka ririya rwose, kwita rwose azajya yitware neza, amenye ko barihanira ikarita y'umutuku cyangwa se bitewe n'uburemere bw'iryo kosa akoze. Rero icyo nakubwira nuko Rayon Sport iraza kumuhana mukata anga ku mushara w'ukwezi. Icyo nicyo nankubwiye, umenye ko uguraza kugenda umenya nandi makuru menshi cyane muri equipe Rayon Sport. Icyo wamenye nuko bagiye kwinjira muri championnat bagakora cyane, bagasinyisha abakinyi batatu babaza muri Rayon Sport. Nicyo naba nkubwiye, kanda like, share na comment umbwire n'ibindi wifuza equipe ya Rayon Sport.